biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima, naho twanyura no mu bigeragezo hari byinshi bituma dushima. Nyemera ntangire ngira nti haleluya, nawe uti amin. Nimfatikaye n'ikaramu nkakora urutonde rw'amakorari abarizwa mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Sindirirwa mvuga ko korari Ambassadors of Christ iri buze mu za mbere, ahubwo ni nomero ya mbere nk'ibisanzwe. Kuva mu mwaka w'1995 kugeza ubu ngubu mu mwaka w'2024 ari wo mwaka turimo, imyaka hafi 30 irashize iyi korari ivuga ubutumwa bikarenga kubuvugiri wayo gusa, ahubwo ikanambukiranya imipaka itandukanye ibwiriza ubutumwa bwiza mu bihugu bitandukanye nka Tanzania, Kenya, Burundi, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi turagenda tugarukaho muri iki kiganiro. Korari Ambassadors of Christ kandi ni korari ikunzwe n'abantu b'ibyiciro bitandukanye bo mu madini n'amatorero atandukanye. Iyo kandi mvuze iyi korari, ubwonko ntibwirirwa bugukereza, ahubwo ako kanya buhita bukugeza ku baririmbyi b'amajwi yabonye amagi babarizwa muri iyi korari. Ibi byose bigatuma iyi korari irushaho kugira igikundiro. Abo baririmbyi nta bandi ni Sara Sanyu ndetse n'uwitwa Sosi Joram. Aba bose twabateguriye ndetse tubagezaho ibiganiro bivuga ku mateka yabo ndetse no ku buzima bwabo. Ushaka kumva ndetse no gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'aba bantu, wareba amavideo arimo maze ugasobanukirwa. Korari Ambassadors of Christ kandi ntiwema kuba umwarimu mwiza w'igihugu bitewe n'uko yifashishwa mu bukangurambaga ku ngingo zitandukanye nk'izijyanye no kurwanya ibiyobyabwenge, gufashanya, kubana mu mahoro, kugira ubumwe n'ubwiyunge, ikabicisha mu bihangano byayo by'indirimbo zitandukanye nk'Urunana, Solange, Umusamariya ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye zifite ubutumwa buteguriza abantu kugaruka kwa Kristo. Uyu munsi naguteguriye ikiganiro gikubiyemo amateka yaranze korari Ambassadors of Christ kuva ubwo yashingwaga, ihura n'ibizazane bitandukanye byayibuzaga gukomeza umurimo, gusa ikihanganira icyo gikombe cy'umubirizi kugeza na n'ubu, ikaba icyubakiye ku rutare rw'ibihe byose, Yesu Kristo. Nk'ibisanzwe iyi ni Rugwiro Empire, umuyoboro ucishwaho inkuru zabazwe gusa ntizisobanuke, zigakena gusobanurwa no kunonosorwa kugira ngo zisobanurirwe abifuza gusobanukirwa. Nanjye umusore wanyu nkara ntagohetse ku gatotsi ka ntako kugira ngo mbahereze ibyanyabyo. Ariko se waba wifuza kujya ukurikirana izi nkuru zabazwe ntizisobanuke tukazigusobanurira uko bukeye n'uko bwije? Kanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa nazo, ndetse ujye ukanda like, ndetse niba hari igitekerezo ufite ucyandike muri comment. Korari Ambassadors of Christ bwa mbere ishingwa hari mu mwaka w'1995 nyuma y'ibihe bibi ndetse bikomeye by'amage igihugu cyacu cy'u Rwanda cyari kimaze gucamo muri Mata 1994 ubwo habaga jenoside yakorewe Abatutsi. Mu gushingwa kw'iyi korari hari hagambiriwe isanamitima ku bari bamaze kugirwaho ingaruka n'ibyo bihe bibi bikomeye.
sinshidikanya ufite amatsiko y'aho igitekerezo cyo gushingwa kw'iyi korali bwa mbere cyaturutse. Nk'uko twabikubwiye, nyuma y'ibihe bibi birura ubosha umubirizi igihugu cy'u Rwanda cyari kimaze kunyuramo, abantu baturanye nibo bihuje maze bemeza ko mu rwego rwo gusana imitima yari yarashenguwe n'amage mu mwaka w'1994 bashinga korali. Gusa ari korali ishegajega kuko iyi korali yari igizwe n'abantu bakiya cyane nk'uko twabikubwiye baturanye. Iyo korali y'abaririmbyi bake cyane nyuma yo gushingwa yashatse izina yakwiyita, maze abo baririmbyi baririmbanaga bemeza izina bayita Intumwa. Hashize iminsi mikeya korali yitwaga Intumwa yaje kwihuza n'indi groupe yitwa Calvary Cross. Nyuma yo kwihuza biba ngombwa ko izina rihinduka, maze iryari Intumwa rirahindurwa bitwa Ambassadors of Christ. Bityo iyi korali itangira kuririmba, ari nako ikabakaba imitima y'abantu benshi babitegaga amatwi ndetse bakumva ibihangano byayo. Iyi korali ikimara kwitwa Ambassadors of Christ yari igizwe n'abaririmbyi 25 bari bayobowe n'uwitwa Mbanda Steve. Umubare munini w'abari bagize iyi korali zari impunzi zarahungiye mu gihugu cya Uganda hanyuma zikagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gutangira kw'iyi korali intege zari ntazo, ndetse nta n'icyizere bafite cy'uko izakomeza ikagera aho igeze ubu ngubu, kuko ntibari bafite uko kubacurangira, kubandikira indirimbo ndetse no kubatoza. Nubwo byari bimeze bityo, Imana ntiyari isinziriye, ahubwo yarebanaga amaso y'imbabazi iyi korali kubw'umugambi wayo mwiza yari ifite. Bityo rero Imana itangira kubaharura inzira binyuze mu baririmbyi bari bagize iyo korali, barimo umudamu wari warahungutse avuye muri Uganda, gusa bikaba ngombwa ko asubirayo mu bijyanye n'amasomo. Akimara kugera muri Uganda yasanze umusore bari baziranye, amubwira ibya korali idafite umutoza, umucuranzi ndetse n'umwanditsi w'indirimbo yabagamo akiri hano mu Rwanda. Bityo rero amusaba kugira icyo yafasha iyo korali, gusa uyu nawe yarazi kuririmba ariko atazi gucuranga, bituma yitabaza Sozi Joram wari ubizi byose, maze nawe aramwumva neza birangira aje hano mu Rwanda. Kuri ubu ngubu akaba ari umutoza ukomeye cyane wa Ambassadors of Christ, ndetse indirimbo hafi ya zose akaba ari uzibandikira. Ntibyatinze iyo korali yaje kumenyekana cyane haba hano mu gihugu ndetse no hanze yacyo, ndetse aho bageze bakahakora umurimo binyuze mu kubwiriza ubutumwa mu buryo butandukanye, nko mu gufasha gusura abarwayi, gukoresha amateraniro y'ivugabutumwa ndetse n'ibindi. Uko barushagaho kumenyekana ni nako barushagaho kubwiriza ubutumwa mu bihugu bitandukanye birimo ibihugu byose bigize Afurika y'Iburasirazuba, ariko kandi ntibyagarukiye aho kuko byarenze Afurika y'Iburasirazuba, ndetse iyi korali imenyekana muri Afurika muri rusange ndetse no hanze y'uyu mugabane. Kugeza kuri ubu korali Ambassadors of Christ iracyambuka imipaka ikora umurimo w'ivugabutumwa, dore ko iheruka kuva muri Angola, ndetse ikaba iherutse no kwifuzwa mu giterane cy'ivugabutumwa kizwi nk'amavuna muri Texas ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Korali Ambassadors of Christ kuwa 24 Ukuboza 2016 nibwo yizihije isabukuru y'imyaka 20 ikorali yari imaze mu murimo w'ivugabutumwa binyuze mu ndirimbo. Ibi bikaba ari ibirori byabereye i Gikondo Expo Ground, kwinjira bikaba byari ubuntu. Birumvikana kuri ubu iyi korali iri gukabakaba imyaka 30 itangiye uyu murimo w'ivugabutumwa binyuze mu ndirimbo. Muri iyi myaka ikabakaba hafi 30 iyi korali imaze, ntibyari byoroshye kuko yagiye ihura n'imyambi y'umwanzi Satani anabagabaho ibitero, kuko mu myaka y'igihumbi 1999
2011 iyi ni imyaka itazibagiranwa mu bwonko bw'abagize iyi korali kubw'amateka mabi yaranze iyi myaka ikajya guca intege iyi korali. Duhereye mu mwaka w'1999 iyi korali yakoze impanuka ikomeye ubwo bavaga mu murimo bageze i Rwamagana, imodoka yabo ikagongana n'imodoka y'abafana bari bavuye kureba umupira w'irushanwa rya Sekafa. Gusa kubw'amahirwe muri korali Ambassadors of Christ nta wasize ubuzima, gusa kandi kubw'amahirwe make ku ruhande rw'abafana bamwe bakahasiga ubuzima. 2011 uyu ni umwaka w'amateka mabi ndetse ni umwaka uvugwa ugashengura benshi, bitewe nuko kuwa 9 Gicurasi 2011 inkuru yagoye benshi kuyihanganira yumvikanye mu matwi y'abantu. Abenshi amabere yikora batonsa kubw'impanuka ikomeye cyane iyi korali yakoze ubwo yari ivuye muri Tanzania mu ivugabutumwa. Abaririmbyi batatu bari bagize iyi korali aribo Efra, Manzi ndetse na John bakasiga ubuzima. Kugeza na n'ubu icyuho cy'aba baririmbyi kiracyahari, kuko ngo iyo aya masura aje mu bwonko bw'abaririmbyi bagize iyi korali Ambassadors of Christ biba ari ibintu bigoye cyane kubyihanganira. Gusa kandi iyi korali irashima Imana kuko ngo igenda ihagurutsa abandi bagakomeza umurimo bagerageza gusiba icyuho cyasizwe n'aba banyakwigendera. Ubwo amakuru y'impanuka yakorera Ambassadors of Christ yageraga mu Rwanda, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaritaye mu gutwi, bityo muri uwo mwanya ahita yohereza indege y'ubutabazi kubw'urukundo yakundaga iyo korali Ambassadors of Christ. Yari yamenye cyane binyuze mu masengesho ngarukamwaka y'abayobozi bakuru b'igihugu, aho iyi korali yakundaga gutumirwa muri aya masengesho y'abayobozi bakuru b'igihugu, bituma Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame abakunda cyane. Kubw'urukundo yakundaga iyi korali byatumye ahita yohereza indege y'ubutabazi. Muri ako kanya abarokoye umubare mwinshi w'abantu bari gupfa, kuko nyine yataza kuyohereza umubare w'abapfa wari kwiyongera. Muri rusange korali Ambassadors of Christ ni korali igabanyijemo ibice bibiri. Hari iyitwa Ambassadors of Christ Senior ari nayo dusanzwe tuzi, hari kandi Ambassadors of Christ Junior ariyo bakuramo abaziba icyuho, mu gihe bamwe mu baririmbyi ba korali Ambassadors of Christ Senior batakibarizwamo bitewe n'impamvu runaka z'akazi, iz'amasomo ndetse n'izindi. Korali Ambassadors of Christ Senior ifite abaririmbyi abo twita active cyangwa se bahoraho bagera kuri 50, mu gihe korali Ambassadors of Christ Junior ifite abaririmbyi bari active bahoraho bagera kuri 40. Tuzamuye amajwi tuti haleluya, hashimwa Mwami Yesu. Reka tugushimire cyane aho twabanye kuva ikiganiro gitangiye kugeza gisoje. Turagushimiye cyane wakanze subscribe, wanditse comment ndetse nawe wakanze like. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, Imana ibahezagire. Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira.